mbaza. Amakuru muze. Ni meza. Witwa nde? Nzareba Serivisi. Hano duhagaze ni hehe? Hano turi mu mudugudu wa Ndayabana. Umudugudu? Wa Ndayabana. Akagari? Ka Nyabushingi yitwa. Warugiye hehe? Ndi kujya mu bukwe. Mu bukwe. Kari agasozi kitwa gute? Kari kitwa Gihuke. Kitwa? Gihuke. Okay. None uyu munsi ni umunsi mukuru uhari urawuzi mu Rwanda? Uranyibutse. Uwo munsi ntabwo uwuzi. Uyu munsi hari umunsi mukuru witwa umuganura. Mbo. Wari wabyibagiwe? Yego, uyu munsi ko kuri itariki 2 zo kwa munani. N'umunsi mukuru w'umuganura. Yego. Hanyuma se umuganura wabuzi, umuganura ni iki muze? Umuganura ni ikintu cyiza cy'isabukuru y'abakera babaga bahinze nk'imyaka noneho bagatangira bagashaka umunsi bakitega umunsi mukuru w'umuganura wo kuganuza nk'ababyeyi ikerekeranye nk'ubushera mbese imbuto zisaruwe zose ariko bakaba bazi ko mu kwezi kwa munani ari isarura ry'amasaka bagomba kuganura iki ubushera. Okay. Inaha rero umuganura bumbura ukorera hehe? Ubu ngubu umuganura urawukora hano mu bukwe hafi ya Ndayabana. Muranywa ikigage? Ikigage na kanyanga birahari se? Kanyanga? Oya. Rwose ntayo tunywa ntayo. Yarashize? Yagiye kera. Subu kuva hano kugera Uganda harimo urugendo rungana gute? Uvuye hano ne kubw'amaguru ni isaha imwe n'igice. Kuko ubu ngubu turi mu cyahoze ari komine Mukarange hakaba hasigaye igisate kimwe cya komine Kiyombe kugira ngo ugere Uganda. Ubu Kiyombe ni yari hanye umupaka na Uganda. Okay. Ese inaha hajyane mu murenge wa Bwisige? Ubu turi mu murenge wa Bwisige. Akagari ajya wambwiye ngo ni? Akagari ni Nyabushingi yitwa. Ni iki kintu kiza ku buryo nkange wacu ni Musanze. Niki iwacu haba ingagi hakabi ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Tujya tubyumva. Inaha ni iki kintu kiza waratira umuntu utahazi cyangwa ibyo bita ubunyaburanga. Ibyiza nyaburanga biri inaha ni ibihe wabuze? Dufite nk'isoko ya Ruganzu. Iba hehe? Hariya hirya. Unkomeje akagahanda nayigeraho? Tugende hakwereka. Isoko ya Ruganzu. Yego yego. Isoko ya Ruganzu. Ikindi cy'ubunyaburanga washima umuntu yasura nekeka amashyamba ndabona hari ibyayi ndi kubibona epfiriya n'imisozi myiza. Muze hajya wambwe ngo witwa? Nzareba Silvestre. Urakoze. Mukecuru amakuru? Witwa nde? Mukecuru ngo witwa? Namukunza Siteri. Kuri nakabando na mahoro ariko? Ni nakabando none se rero batari by'abakecuru sakuru ka gatatu. Ni by'abakecuru. Iyo imbaraga ziri kugenda wumva ugafata akabando. Akazubi naho kameze gute? Izuba ritumereye nabi. Izuba ritumereye nabi we twayobewe. Ariko akagage karahari? Biri ikigage kirahari? Ikirohari ku bagabo bagihinga. We ntabwo ugihinga amasaka? Inaha muracyahinga amasaka? Amasaka se ko yabuze aragenda gwa ku muntu bakagiye bagahahirayo izajya Rwanze yongeye Karambi hirya no hino. Ariko amasaka nayabonye ahantu yagiye yanitse amamera, hari ahantu nagiye nyabona. Aba yavuye he buriya kure? Ubuye hari utwo bagende bakagika nko muri iki dukagiye. Turi hatununga bagahagikamo n'ufite agasambu hirya bagahagikamo akaji. Dore nure hamwana yikoreye ikigage. Ni amazi. Amazi bayikorera kuri ya mukecuru. Mukecuru ufite imyaka ingahe? Ubu ufite imyaka ingahe? Ndema konda agakecuru se koko. Nibyo. Mana yangiriye ubuntu. Mwaratoye inaha amatora yagenze neza? Amatora yagenze neza koko. Yagenze neza. Ubu watoye neza? Watoye neza rwose. Tumuha amasengesho azagume ku ngoma yatuvanye Rutare twari twarahunze akana ahantu hakomeye. Uwo ninde? Uwo ni Kagame gusa.
ni Kagame. Kagame rwose turamushima. Inka yakugezeho? Gahenge ni Kagame yangezeho, dore ndi kujya kuyahirira. Ni byiza. Narazituye. Tundi Ndabagizi ba nabi barayica. Ndabagizi ba nabi barayica. Nuko ariko ibyapa byayo ndagundagunda ahantu nabyo ndongeranya ndipfundikanya kigabo. Nuko ngura kandi karaba. Kagame ntacyo namushinja. Ntacyo wamushinja. Ubu umubonye wamubwira ngo iki? Tuvuge muhuriye nka hano. Wamubwira ngo iki? Namuhobera, namubyinira, namutambira ni Kagame we nturakarambura kabaho mu Rwanda. Nurakabaho rwose nkubonye nimbura nzapfe nakubonye neza. Ujye umubona kuri televiziyo? Yego pe. Ubu se ufite televiziyo umukecuru? Singira n'umuriro ncana. N'umuriro barakanye. Ncanisha akakenyeri, ncanisha akatoroshi. Nta kintu nishoboreye. Ariko inaha ni amahoro. Hanyuma mukecuru, iyo bavuze umuganura kuri uyu munsi, ni umunsi mukuru w'umuganura mu Rwanda. Iyo bavuze umuganura wumva iki? Turi ku itariki 2 z'ukwa munani. Uyu munsi mu gihugu hose barizihiza umunsi w'umuganura. Ntabyo wari uzi? Nabizirwa n'iki ko nagira umbwira amakuru seda. Nagira umbwira amakuru nabibyifana. Nta karadiyo ufite se mukecuru? Nta karadiyo ngira barakibye. Baransahura bamara ko mu nsi. Aherukaga amakuru abana banjye batari bashaka. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'umuganura. Ahantu henshi abantu barahura bagasangira ibyo bagezeho, abejeje bakaganuza batarejeje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umva ko umbwiye ibyiza by'amateka y'igihugu. Ariko umuganura wari usanzwe ubizi, uretse ko wari wabyibagiwe. Ubundi baraganura, kera baraganuraga. Baganuraga gute rero tubwire? Ukuntu baganuraga rero, warabaga wejeje amasaka, amasaka ya mbere utari wajya, ugasya umutsima, ukazana hari imboga, isogi, nyabutongo, akungwane, maze hasigaye rero ukateka ibishyimbo, bikaba biriho byahoberanye. Byahoberanye. Maze bagateka rero nuko bashyira mu kibo cyiza wose ukawumariraho, ukuzuza no hejuru. Ukazana n'ibishyimbo, hari ibihe buzuza. Ugashyiramo rero ukagenda ukaganuza ababyeyi bawe. Ukaganuza ababyeyi bawe? Bamabukwe bawe. Ubwo byabaga bisobanuye iki? Ngo tuganuje ababyeyi. Yego. Bakira umuganura mubyeyi tugutuye. Umubyeyi nawe akavuga ati uzahinge wuzuze ikigega. Uzayisagurira n'urubyaro rwawe. Yego. Bigere nko ku nyanja nk'inyenyeri zo ku musenyi. Yego. Hari amajyambere nako. Ese mukecuru, kuva hano kugera Uganda harimo igihe kingana gute? Ntabwo ndagera Buganda simazi. Ntabwo uhazi? Ntabwo mazi rwose. None sinaha hariya bwisi nshakira inaha. Ntabwo nzi bya Buganda. Inaha muvuga urukiga? Muvuga urunyarwanda. Ni urunyarwanda. Abakiga dore bari igiyo ngiyo. Ese mbeho uturutse he? Ngiye nturutse mu Ruhengeri. Iri yo rw'abarera. Mu Ruhengeri rw'abarera. Nanjye ndumurera kazi ndumuzinga kazi ndumugahe kazi. Nuko. Kuri pe. Okay, none ibyiza nk'umuntu utazi naha, ni iki kintu cyiza iwacu? Tugira ingagi mu Ruhengeri, tukagira ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Ikintu inaha abantu batangarira cyangwa se umuntu utahazi yakumva yaza kureba ni iki? Yareba siki, yareba ibiti. Uzi yareba ibiti. Bari abavuga bateye icyayi hasi aho. Akareba ibyo ngibyo, akareba ibyo ngibyo. Ubwo busimba bw'ubugagi ko buba mu mashyamba igiyo. Mu mashyamba. Ariko ntabwo twabushaka. Nese mukecuru, inaha bahenga icyayi cyane. Nawe uhenga icyayi? Bema. Izi imbaraga zanjye nizihinga icyayi. Ahubwo uzamfashe. Ubonye izina ryanjye. Uzamfashe dore naramugaye agatuza, nagoye n'umuvuduko. Waramugaye? Naramugaye, nagoye n'amavi. Kugenda mpinyinkiririje narashize. No kwihangana. Mukecuru, hanyuma se ariko ku cyayi unywaho? Ujya unywa icyayi?
ndaginywesha siki kandi mugihinga nyingirwe nande ko ntagera agahungu ngo kampingire umuhungu ubonye ko ari mwene so yagukorera ubu wavuka unyweye ku cyayi kangahe ikirwe twagiye mu materaniro reba hano unywa icyayi iyo mwagiye twagiye mu materaniro ku mashuri bamwe bakacyitanga bakazana natwe twitanze tukagira nibwo unywa icyayi mwagiye mu materaniro usengera he mukecuru sengera buriya ndayabona mu baporoso mu baporoso none se ndirimbira akaririmbo kamwe ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe kandi nibuka yikwihoraho ari indengera amen amen nuko urakoze kandi mana ibarinde yego ugenderesha neza icyuma kitareba imana ikuri imbere yego urakoze cyane mukecuru yego mbere yanjye niho ijya hurimo nta kibazo amakuru se ni meza witwa nde Hitimana Nikodemu hajya hano duhagaze ni hehe hano duhagaze mu mudugudu wa Ndayabana none uyu munsi ni umunsi mukuru mu gihugu uwo munsi mukuru urawuzi umunsi mukuru w'umuganura umunsi mukuru w'umuganura kuri wowe iyo bavuze umuganura wumva iki se umuganura ubundi umuganura kera ukuntu najyaga mbyumva ni ukuvuga ngo cyabaga ari igihe cy'abantu bejeje imyaka cyabaga ari igihe abantu bejeje imyaka noneho bakaganura yego wiriwe muzi amakuru witwa nde tukubaze umuganura ni iki egera hino gato egera hariya umuganura icyo uvuze ndeba bahinga amasaka noneho akera nyine bakagira igihe cyo kuyaganura ku itariki ya mbere y'ukwa munani ariko byarahindutse ku itariki ebyiri ku itariki ebyiri z'ukwa munani ubu se mwebwe mufite nta kintu mufite ngo mutuganuze muri kano kagari nta muganura uri bubeho mbere nibwo habagaho umunsi mukuru bakawizihiza ariko ubu ngubu hari igihe baba batawizihiza ese kuva hano kugera Uganda no kuri moto nk'aho ufite moto bigufata igihe kingana gute hari akanya ni ukuvuga ngo ugera ku mupaka cyakora kuri moto se wagira ngo isaha waba ugeze ni kure ni kure niba hari isaha inaha se ni muvuga urukiga aka gace kacu ntabwo rukoreshwa cyane ariko urenze hirya gatoya mu wundi murenge wa Mushaki tuvugana n'abaruvuga gusa ariko ngo inaha haba amata menshi cyane muze ubu ndagusura nazanye na ndi kubona wowe uyafite ubu uyavanye ku ikaragiro uba wayagemuye ku ikaragiro yego niko babita abacunda ubwo ni abantu bameze gute ni abantu bakusanya amata y'abaturage bakajyana ku ikusanyirizo nari ngize ngo ni ubwoko nk'uko ndi umuzigaba njyewe hanyuma icyayi se inaha muhinga icyayi cyane ntabibonye nawe uragihinga mwe muragisoroma ujya unywa icyayi unywa nk'icyayi kangahe mu cyumweru biterwa kubera yuko biterwa n'ukuntu umuntu agikunda ariko tugishaka twakinywa na buri munsi kuko ntabwo kiba kiduhenze none iwacu ni Musanze nk'uko nabibabwiye habaye ingagi ibiyaga bya Burera na Ruhondo n'ibindi inaha ikintu cyashishikariza umuntu akavuga ati nzajya gusura kiriya kintu nkirebe nanjye nkigereho ni iki ushatse kuvuga
amatelefoni cyangwa za televiziyo. muze ni iki inaha hari ikintu ibyo biti byiza nyaburanga inaha ni iki cy'umuntu yahakunda avuga ati iki kintu ndumva kidasanzwe nzagiriya ibwisige ngewe yo kukireba ni iki usibye icyayi se n'amashyamba n'inka nyine n'inka rwose nazirahari ku mwami Ruganzu ni he ni kure uvuye hano bahita gute neza irya Ruganzu hari isoko niyo itugaburira amazi yose irya Ruganzu bahita irya Ruganzu ubwo ni iriba naho Ruganzu mbese yaruhukiye atobora amazi cyane rwose ese wumva se kuko n'abazungu hari igihe baza kuhasura rwose sawa murakoze cyane muze sawa ariko ndaza kunywa amata